Alright, mukubwe neza kandi cyane. Uyu ni Emile MWAMI, trainer, speaker, mentor. I love you so much. Munyemerere mu mwanya muto cyane mbaganirize kuri business idasanzwe yitwa LIVEGOOD. Mu myaka 6 ishize namenye umwuga network marketing, ndangije ndawukora kandi niyemiza kuwugira umwuga by'ukuri kubw'amahitamo. Uyu munsi kora network marketing iby'umwuga nka opportunity nabonye nizereramo kandi mbona ko mu by'ukuri uwari wese wabyemera wabikoresha akabyegera akabikora byamuhindura ubuzima kuko natwe byagiye biduhindurira ubuzima. Mbere yaho gato yuko menye umwuga network marketing nacuruzaga ikarito mu mujyi wa Muhanga. Ntago byambuje ko namenye opportunity nkayikora kandi kampindurira ubuzima. Uyu munsi nshima n'uwayimbwiye n'uwampaye aya mahirwe. So LIVEGOOD ni company yashinzwe ni network marketing ariko iri mu buryo bwa e-commerce. Ikaba yarashinzwe n'abagabo bageze muri bane, harimo Ben Grensky ari we CEO wa company, Ryan Godkin ashinzwe ibijyanye na products, hazimo Liza Godkin ushinzwe no kwigisha products, hanyuma akazwi bitanu dakazana ushinzwe marketing ya company in general. Hanyuma LIVEGOOD ifite misiyo ebyiri zidasanzwe aho izafasha abantu kubona kugira ubuzima bwiza kandi bagomeza bafite ubuzima bwiza bakoresheje product nziza kandi ziguzwe amafaranga atari menshi ariko ziri high quality. Misiyo ya kabiri, company ya LIVEGOOD yiyemeje gufasha abantu bose bazageninga LIVEGOOD gukorera amafaranga meza kandi mu by'ukuri mu buryo bworoshye kurenza indi company yose yaba yarabayeho muri iyi network mu mwuga wa network marketing. Guys, ladies and gentlemen, it is a time to change. Hamwe na LIVEGOOD ushobora iyo wamaze kuba umunyamuryango ushobora kwinjiza amafaranga agera ku madolari 2,047 buri kwezi without enrolling a single person. Bivuze ngo ushobora kwinjiza amafaranga 2,047 by'amadolari buri kwezi nta muntu wowe ubwawe winjije. Bitavuze ko unuramo kubikoze ukinjiza abantu ugapromotinga company ugapromotinga product zayo uzinjiza menshi kandi cyane kurushaho. Company ya LIVEGOOD ikomoka muri Amerika, ni new version, ni e-commerce uturuka muri Amerika. Aho iyi company ya LIVEGOOD yamaze kuba approved mu bijyanye na GM cyangwa se good manufacturing products, aho product zaho zishobora kuba za circulating zikagira hirya no kwisi ahariho hose. Ikindi ni produits zamaze kuba mu by'ukuri kuba zaragiye zitestingwa cyangwa zisuzumwa n'amalaboratoire agiye atandukanye agasuzuma ubudasa bwazo mu buryo mwe cyangwa se ubundi. LIVEGOOD ifite product zidasanzwe zifasha ubuzima bw'abantu kandi zidahenze zigura amafaranga atari menshi ariko zifite quality, aho bakwereka ko mu by'ukuri LIVEGOOD iyo ukompare n'izindi products zifite quality zingana n'iza LIVEGOOD. Usanga product ya LIVEGOOD igurwa igiciro gito cyane. Aha ngaha barakwereka ko super green product nziza cyane ya LIVEGOOD ifasha ubuzima bw'abantu kuba bwiza igura amadolari 18, mu gihe izindi zibisa bingana ndetse bikora kimwe ndetse LIVEGOOD product yacu yo bita super green iyirusha quality zigura amadolari 39, zigura amadolari 96. Bivuze 99. Bivuze ngo product zari ya misiyo yo kuba bafasha no kubona product nziza zidahenze bamaze kuyigeraho. Dufite rero ibyo bita organic super red kubijyanye no kumyororokere gustemera neza kw'amaraso. Dufite multivitamins ku bagabo izifasha abagabo kugira ubuzima bwiza, zibafasha kwirinda gupfuka umusatsi, kumagara uruhu, kugira ubuhumyi. Dufite product yitwa bioactive multivitamins for women nziza cyane irimo iron ifasha abadamu kongera kumerwa neza cyane ko abadamu buri kwezi bagiye batakaza vitamins menshi cyane. Ino product ni nziza cyane. Hari impamvu nyinshi zatuma ujoininga LIVEGOOD company ariko iz'ingenzi cyane nuko mu by'ukuri company ya LIVEGOOD ifite product zisanzwe kandi zigura ibiciro bidahanitse cyane ku buryo umuntu wese azagira ubuzima bwiza hamwe na LIVEGOOD aratakana amafaranga menshi. Alright, company za LIVEGOOD kuyitangira ni option ebyiri gusa. Ubukiza ubukennye gutangira LIVEGOOD na amadolari 50 cyangwa se ubutangiye LIVEGOOD ukishyura na membership ya buri kwezi. Kwibuza ko LIVEGOOD ni e-commerce kujyamo na amadolari 40 ukishyura amadolari 10 ya membership ya buri kwezi cyangwa se ukishyura amadolari 40 ukishyura na membership amadolari 100 y'umwaka wose. Uhitamo uko wifite, gusa ni byiza kuba umunyamuryango muri LIVEGOOD. Niba ushaka gukora business kwinjira muri LIVEGOOD akoresha amafaranga y'ikoranabuhanga like cryptocurrency nk'izo ubona aha ngaha, cyangwa se ukaba watangira ukoresheje amafaranga ufite ku ikarita yawe ya credit card. Ese ufite karite biroroshye gutangira LIVEGOOD kwishyura amadolari 50. It's very simple ukoresheje karita yawe ndetse na system ya LIVEGOOD. Utangiye LIVEGOOD uhabwa iki? Abenshi barakibaza ese nihe product uhabwa mu gihe watangiye LIVEGOOD guys? Nka e-commerce nka company ya network marketing ariko ikora mu buryo bwa e-commerce. LIVEGOOD kuyitangira imaze kwishyura amafaranga yawe uhabwa website
uzakorerwa website yawe iri mu mazina yawe uzajya ukoresha wagura business. Ubwo website iriho product za company uzajya ubasha kugira ngo kuwacururizaho LIVEGOOD uko uhabwa product, none website izajya igufasha mu by'ukuri kuba wamenyekanisha ibikorwa bya company. Then hanyuma company ya LIVEGOOD ifite uburyo butatu bwo kwinjiza amafaranga. Ngiye kuvuga mu buryo butatu gusa nihuse kugira ngo ngufashe kumenya neza LIVEGOOD. Hanyuma uburyo bwa mbere icyo bita first start commission, amafaranga uhabwa uhembwa buri cyumweru ku makuru watanze. Bwa kabiri matrix commission, amafaranga uzabona bitewe n'abantu bari muri organization yitwa matrix, icyo yubatse ku buryo bwa 2 times 2 40 matrix. Hanyuma uburyo bwa gatatu kwinjiza amafaranga budasanzwe ni ikintu bita matching bonus. Oh my goodness, matching bonus. Matching bonus ya LIVEGOOD ntisanzwe, icyo bita commission, icyo bita influencer bonus, hari diamond bonus pour umuntu wese utangiye LIVEGOOD. Nabwira ngo haranira rwanira kuba wagira ranka yitwa diamond. Kwa hantu umaze kumu diamond muri LIVEGOOD uhita uba nk'umunyamigabane muri LIVEGOOD. Kubera iki? Kubera ko muri umaze kuba diamond hari ibicuruzwa company icuruza buri kwezi ifataho 2% by'inyungu yungutse ikabigabanya aba diamond. Then ibaze ntago bazareba team yawe gusa, ahubwo bareba ibicuruzwa byose byacurujwe muri company. Uburyo bwa mbere bwo kwinjiza amafaranga ni ugutanga amakuru. Nutanga amakuru ugafasha company kwaguka, ukafasha company kubona abakiriya abaza gukorana na company ya LIVEGOOD, company iguhemba 50%. Nuvuga ngo umuntu wese winjiye muri LIVEGOOD agomba kutangiza amadolari 50. Nubushyirira rero mubwira umuntu akaza akinjira kuri LIVEGOOD agatangiza amadolari 50, company iguha amadolari 25 instantly. Ayo madolari nuvuga ngo ni amafaranga ushobora kuba wahembwa, yes, mu gihe nuvuga ngo ituguye amadolari 25 ya komisiyo. Oh my goodness, ni amafaranga atari make mu by'ukuri ujyanije n'uburyo utangira gukorana na company uburyo byifashe. Nuvuga ngo nubwira abantu 10 n'amadolari 50, ayo mafaranga buri cyumweru, buri wa kane w'icyumweru turayahembwa. Umuntu wese atangiye LIVEGOOD agatafasha umuntu kubona amakuru agatangira business, buri wa kane w'icyumweru agomba guhembwa. Nubwira abantu 5 mu cyumweru ni 125, nubwira abantu 4 n'amadolari 100. Nuvuga ngo ugomba gupanga ukamenya ese mu by'ukuri ndashaka amafaranga ngahe buri cyumweru. Wamara gupanga ugakurikije amafaranga ushaka buri cyumweru. Nuvuga ngo LIVEGOOD niyo company yonyine nabonye ishobora guhemba kuva kuri level ya mbere kugeza kuri level ya 10 kucyo bita sponsor bonus. Nuvuga ngo umuntu winjije kuva kuri level ya mbere kugeza kuri level ya 10 ayo asponsoringa abantu, company ibasha kuguhemba. Kakabona ko katumye mu by'ukuri numva ko nkunze company yitwa LIVEGOOD. Amafaranga y'uburyo bwa kabiri ni amafaranga yitwa matrix commission, amafaranga meza cyane aho ushobora kwinjiza agera ku bihumbi 247 by'idolari buri kwezi nta muntu winjijemo muri LIVEGOOD. Bivuze iki? Kuba nta muntu winjije muri LIVEGOOD muri team yawe ntibivuze ko muri team yawe hatarimo abantu, ahubwo barimo, kubera ko system ikoze ku buryo umuntu wese winjije muri LIVEGOOD agomba kubona team ifasha umuntu wese winjije muri LIVEGOOD kugira abantu muri matrix yiwe. Kuva rero umuntu utejeje abantu bamugenera matrix irimo abantu kuva kuri level ya mbere kugeza kuri level ya 12. Ahangaha iyo nta muntu n'umwe winjije uburi unranked, icyo gihe ubasha guhemberwa kuva kuri level ya mbere kugeza kuri level ya 12. Umuntu winjije abantu atangira ashobora kuba yakwinjiza kuva ku 4,000, ashobora kuba kwinjiza 8,000, ashobora kwinjiza 8, 16 bizaterwa. Ariko umuntu winjije kuva kuri umuntu utagize winjiza umuntu numwe babara abantu bagenda gushyira system igenda gushyira munsi buri cyumweru kuva kuri level ya mbere kugeza kuri level ya 12. Ese abantu system iguha baturuka he? Abantu system iguha ahantu baturuka nta handi. Nuvuga ngo baturuka hangaha. Tugomba kwibuka ko neza abantu bakunda kuvuga ngo LIVEGOOD ni single lining, umuntu uzaza ngo ajya munsi yawe, ntago ariko bimeze. Ahubwo abantu aho baturuka nahangaha. Abantu bashobora kuba baturuka kuba winjije wowe ubwawe cyangwa se bakinjizwa nabo winjije. Kabiri, abantu bashobora kuba baturuka ku bantu winjije. Yes, direct spirit made by your downline. Cyangwa se abantu bashobora kuba bakwinjira baturutse ku muntu waguhaye amakuru. Niba umuntu waguhaye amakuru akora cyane kukurusha, hari abantu bazajya munsi yawe, bityo nibajya munsi yawe nawe bakore. Nibakora nta muntu umwinjije muri business muri LIVEGOOD, matrix yawe yuzure kuva kuri ya level ya mbere kugeza kuri ya level ya 12 utagiye kwinjiza amafaranga menshi. Oh my goodness, aha niho LIVEGOOD usanga mu by'ukuri ifite ubudasa, ifite itandukaniro n'izindi project zagiye zibaho. Niho LIVEGOOD nuvuga ngo LIVEGOOD it is a new version of network marketing. Nuvuga ngo ni version nshya muri network marketing, mu mwuga wa network marketing. Okay, nuvuga ngo umuntu uzakorana mu by'ukuri aya matrix akabasha kuba muri team nziza, team ikora. Niba utari muri team nziza cyangwa se team yose waba uri muri LIVEGOOD, birashoboka ko wakwinjiza amafaranga menshi
kandi mu by'ukuri nta muntu winjiza muri LIVEGOOD. Icyo usabwa gusa ni kimwe, nuko uko nabivuze muri LIVEGOOD iyo watangiye uba ugomba gutanga amadolari 10 ya buri kwezi, icyo bita membership. Bivuga ngo LIVEGOOD ni company ifite ikintu bita membership fee. Utanga membership ya buri kwezi, ushobora kuyitanga rero buri kwezi cyangwa se ukatanga umwaka wose, bizavana nuko ubishaka. Hanyuma LIVEGOOD dukomeje bijyanye no kwinjiza amafaranga, Matrix Commission irakomeje kandi mu by'ukuri n'amafaranga meza cyane, ashobora kuba yaba menshi akarutayo, nubishaka nubyegera ugakora business yawe neza. Ngiye kubabwira uburyo bwa gatatu bwinjiza amafaranga menshi kandi cyane muri LIVEGOOD. Uburyo bwa gatatu bwitwa matching bonus, uburyo budasanzwe, uburyo kwinjiza amafaranga mu buryo budasanzwe. Unyumve neza ubu uburyo bwo kwinjizamo amafaranga. Muri matching bonus ni uvuga ngo ni amafaranga uzinjiza ariko avuye ko umuntu winjije muri LIVEGOOD yinjije amafaranga mu kintu bita matrix bonus. Okay, nuvuga ngo amafaranga umuntu yinjije muri matrix bonus ahanga, niba ufite umuntu akinjiza amadolari 6,000 muri matrix bonus, bazahita guhumbi 3 wowe nk'umuntu wamuhaye amakuru direct. Icyo gihe niba ufite abantu 10 bashobora kwinjiza 3,000 buri kwezi, already umwinjiza 830 bya buri kwezi muri LIVEGOOD guys, mu kwezi, biturutse ko watanze amakuru ku bantu 10 bakaba winjiza 3,000 buri kwezi muri matrix. Can you imagine guys? Nufite abantu 10, abantu 30, abantu 100. Niyo mpamvu utagomba kurirayinga gusa gutegereza ngo abantu bazajya munsi yawe, ahubwo nawe haguruka ugende uvuge business, uvuge LIVEGOOD, yamamaze, winjiza abantu benshi, ngo ufashe abantu benshi gutangira business, bizaguhumugisha ko bafashe kubona amakuru yabagirira akamaro, ariko nanone nawe bizagwa n'umugisha kubijyanye n'iki n'amafaranga. Oh my god, ngibyo rero nuvuga ngo muri LIVEGOOD ntuza system nuko iba yubatse ibirimo icyo bita force matrix structure, aho turebera matrix z'abantu twinjije muri cyumweru, n'ahantu turebera ngo abantu twinjije direct ni abahe, bityo bakabasha kuba babara neza ibyinjiye cyangwa se abazagufasha kubona ya madolari 50% by'abantu wahaye amakuru babonye muri matrix. Ngibyo rero ni byinshi cyane, hari ritiya commission nayo nziza cyane yinjiza amafaranga, hari influencer bonus bitewe na product ugenda ucuruza buri kwezi nabyo bizana amafaranga, hari icyo bita diamond bonus pool, aho 2% cy'ibyacurujwe byose muri company ya LIVEGOOD kagabanywa abantu bamaze kuba diamond. Niba nkubwira ngo muri rank ugomba kwitaho cyane, ugomba kwita kuri rank ya diamond. Guys, ladies and gentlemen, uri wese aho uri hose, icyo ukora icyo cyose uyibuze no kwiza ukuri ngo LIVEGOOD is a better, ni opportunity idasanzwe ku buzima bw'abantu benshi, ku buzima bw'abantu bafite icyo bakora. Niba uri umuganga, uri umwarimu, uri umuntu wikorera, ukora business se, icyo waba ukora cyose, urwo rwose waba urimo, uri umunyeshuri, uri umushomeri, ndagize ngo uri ukuri ngo hari iyi ni opportunity idasanzwe ku buzima bwawe ndetse no ku nshuti zawe n'abavandimwe bawe. Ndabona ngo byaba byiza uramutse ufashe ya mbere ugafata aya mahirwe tukayakora, tukayabyaza umusaruro mu buryo bwo cyangwa se ubundi ndetse mu buryo budasanzwe, tukabasha kuri gufasha abantu benshi kuyamenya no gutera imbere no kubona product zifasha ubuzima bwabo bukaba bwabasha kuba bwiza. Ngibyo rero mwakoze cyane. 2 or 3 agreeing to working together, nothing will be impossible. See you happy networking.